turashimira Imana y'umwami wacu Yesu Kristo wariyo na se iduhaye igitondo ciza cy'umunsi wa kane. Turi hano muri studio z'abagaragu b'Imana bakora umurimo w'Imana, aho bateye inkunga ijuru n'amatayo kuri channel uyumve neza, Revera Matayo Ndamahizi TV. Uzayikurikirana kandi ugubwe neza. Harimo indirimbo, harimo ijambo ry'Imana, harimo gusubizwa n'ufite ikibazo kandi kigakemuka. Ndagira ngo uyu munsi wa none dukomeze twinjira mu ijambo ry'Imana. Turaganira kuri topic ivuga ngo witinya. Ndagira ngo muyumve cyane, witinya uracaseka. Nisubiyemo, witinya uracaseka. Igitabo cy'Itangiriro ibice 21 n'umurongo wa 5 n'uwa 6. Turongera usoma aze kudufasha gusoma agere no ku murongo wa 17 n'umurongo wa 18 n'uwa 19. Nashaka rekera aho ngaho twumve ko ijuru ryatuzaniye ubutunzi bwayo. Ikaze gusoma. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Itangiriro igice cya 21 uhereye ku murongo wa 5 kugeza ku wa 6. Turasimbuka ku murongo wa 17 kugeza ku wa 19. Haravuga ngo Aburahamu yabyaye uwo muhungu we Isaka amaze imyaka 100 avutse. Umurongo wa 6, Sara aravuga ati Imana iranshekeje, abazabyumva bose bazaseka nanjye. Dusimbuke ku murongo wa 17. Umurongo wa 17 muri iki gice nyine haravuga ngo Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu, marayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari aramubaza ati ubaye ute? Hagari witinya, kuko Imana yumvise ijwi ry'uwo muhungu aho ari. 18. Haguruka byutsa umuhungu umufate mu maboko, kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. 19. Imana imuhumura amaso abona iriba, aragenda avoma amazi yuzuye yavumba ayaramiza umuhungu we. Amen. Yuzuye imvumba ayaramiza umuhungu we. Amen. Kera bakwiringiraga bari mu makoro, tugufite ntitwifuza undi murengezi. Mana wadutabaraga mu minsi ya kera, na none uzaturengere kugeze kugupfa. Na none uzaturengere kugeze kugupfa. Witinya uracaseka ubaseka. Ijambo witinya ukumisingana mu mwaka nukwimana ihora ivugana n'umuntu uri kwisi ngo witinya. Ndashaka kugira ngo kubwire tugiye kurangiza umwaka wa 2021. Hari ibintu byinshi wahuye nabyo bigutera ubwo. Hari n'ibyo wahuye nabyo bikuzanira ibibazo. Hari n'ibyo wahuye nabyo bihindura amateka, bituma ayo mateka wari ufite meza ashaka kukuremerera. None nkuzaniye itangazo rivuye mu ijuru. Wabaye prezo uyu munsi ni Mwuka Wera na Matayo kukubwira ngo witinya baseka uracaseka. Hari ibintu Bibiliya ivuga bigara kuri 5 cyangwa 6 mu rwego rwo kuguhumuriza. Narabishuriwe maze gusoma Bibiliya mbisangamo.
ijambo rya mbere witinya. Hari umuririmbyi wavuze neza aravuga ngo dutinye kuko ndi kumwe nawe, tukihebe kuko ndi Imana yawe, zashanga ukomeza zashanga utabara, naja kuramiza ukuboko kw'iburyo niko kukiranuka kwanje. Ninde warega intore z'Imana, Imana niyo izitsindisiriza. Witinya, iryo ni irya mbere. N'imvugo y'Imana si imvugo y'Abanyafurika, si imvugo y'abazungu. Iyo ije kuba imvugo y'abazungu cyangwa se igihugu kimwe cy'abazungu cya Australia, byari kugira igihe bikanagira igihe birangirira, ariko kuko ari Imana, humura witinya. Iryo ni irya mbere, kandi niryo ritsikamiye kubamenya Imana, kuko ni imvugo y'Imana, ni ubutuzi bw'Imana, ni edekotazi y'Imana, ni urufatiro rw'Imana. Witinya. Ndaguhumurije ijuru n'amatayo tumanutse muri uyu munsi kuza kuguhumuriza kukubwira ngo witinya. Hanyuma urarangiza umwaka neza, kuzageza no mu gisekuruza cya kane Imana izakomeza ikubwira ngo witinya. Sinzi biguteye ubwoba, genda uhumurike ureke gutinya. Ijambo rya kabiri, ntucike intege. Hari abantu bacitse intege n'ibintu byinshi bahuye nabyo, ariko ndaguhumurije kukubwira ngo wicike intege. Ijambo rya gatatu riravuga ngo ntiwiganyire. Iyo abantu bahuye n'ibiremereye bariganyira, hari umuririmbyi wavuze neza ngo ntimukiganyire ngo muzagiki, ntimukiganyire ngo muzamwiki, ntimukiganyire ngo muzambara iki, kuko so mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Nimurebe ibiguruka mu kirere, ntibibiba ntibisarura, ntibihunika mu kigega, ariko so wo mu ijuru arabigaburira nabyo. Ahubwo mubaze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibyo ari byo byose muzabyongererwa. Witinya, reka kwiganyira n'imisi. Nimba waburaye ejo uzarya, nimba wabuze ibyo wambara ejo uzambara, kuko Imana ifite uruganda rutameze nk'urw'Abashinwa, rutameze nk'urw'Abahinde, rutameze nk'urw'Abanyaburayi, rutameze nk'urw'abantu bari muri Holland. Ni uruganda ruri, abagufi barurimo, abarebare barurimo, abanini barurimo, abanyabwenge barurimo, abize barurimo, abari mu giturage nabo barurimo. Icyo ni igikorwa kije kikubwira ngo ntusubire gutinya. Mu basekana uracate. Iryo ni ijuru ryantumye kuza kukubwira aya magambo. Haleluya. Ayi ndanezerewe. Ayi imbaraga z'Imana zikumvise riri jambo nukongera kwiganyira. Nzubaka pe, mubaka uzubaka. Bibiliya iravuga ngo nta kigabo kizabura ikigore, nta n'ikigore kizabura ikigabo. Ibindi yabituma utinya niki? Mubaseka. Ndagutangarije habe nanje narasetse, nawe uraseka. Hakika ya Mungu nta n'ugushidikanya mbifitemo. Mubaseka, ndaguhanuriye. Mubaseka, uyu mwaka urangira nuku kwezi nukundi kuzaza. Mubaseka, mubagasheka, muwenye watacheka urimo, urimo. Ijambo ryongeyeho, Imana yavuze ryihumure, iravuga ngo tuze. Tuza. Hari umuririmbyi wavuze neza, aravuga ngo tuza, 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 wanyanja tuza. Sokuma, tuza, 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 wanyanja tuza. Tuza wa mugabo we, tuza mwa miryango mukome, tuza. Nubwo wahombye, nubwo wakoze proje, ariko nibyagenda
tuza ongera ukore kandi kuko none birananiranye ariko ejo ni muri project y'Imana bizakunda nimuvuge ngo bizakunda sukuma bibiri ijambo ry'Imana rirambwira ngo ubwiza bwa Yesu Kristo buramanuka bumaze kumanuka ngo bumanuka ku mugaragu w'Imana watujije mu murimo w'Imana nubwo yahuye n'intambara yitwa Mose umusumi ngo ahura n'intambara Imana yamubwira ngo Mose ndi kumwe nawe ariko ngo uhaye abamareka Mose aravuga ngo abamareka ndabazi bazabarakara kugira ngo ntuze ngwino tujane nawe ndi mu rugendo rw'umukiza ndasiga nigo Yesu ari ndashaka kwigerera ikanani ngo tumane n'umukiza nta kindi kiza gituma dutuza Pilima ni Imana Mose abwira Imana ngo nutaza Imana zituma dutuza jamba zatuma dutuza twaramya tugatuza twahimbaza tugatuza twasenga tugatuza twaba turi mu rusengero tugatuza ibikorwa byose tugatuza nta kiza kinanirana none itangazo niringiri nuba mu ijambo uratuza nuba mu gusenga uratuza nugendana n'indirimbo uratuza igikorwa cyose uri bukora uhagaze mu ijambo uratuza Mose ngo yamatuza Imana imuhaye iramubwira ngo zabana nawe mu nkingi y'igicukumango bisobanura ngo n'umuco w'Uwiteka Hallelujah. le vasi pepas quitte le corps ijambo rya kabiri iramubwira ngo mu ijoro nzakubera inkingi y'umuriro bisobanura ngo n'ugukiranuka k'Uwiteka Imana kandi ngo n'ubunini bw'Imana reka ngubwire tugenda mu muco Yesu yaranabivuze neza aravuga ngo ndi umuco w'isi ese nudatuza uri kumwe na Yesu uzatuza uri kumwe se n'abantu abantu bazakwegera igihe kimutuze ariko nibagusiga usabura amahoro ariko nubana na Jambo ukabana n'Imana ukabana na Yesu Kristo ukabana na Mwuka Wera ndagutangarije none ni kuwa kane ijuru n'amatayo turamanutse kukubwira ngo ugende utuze Mose ngo arangiza aratuje amaze gutuza ijuru ngo ritabara amakuru naye ngahe ntabwo bamfite bwo kukubwira aya makuru kuko naje naratujije ubuhamya butoya bw'agace gatoya nigeze kugira ibibazo umudamu wanje apfa muri Kampala ndahungabana mu mutwe ariko za kwibuka kuko muri rimzi y'igifurera rimze neza ngo riwangalonga makuba mwira utayihebe mukuba gamuhikira boshi riwangalonga makuba mwira we utayihebe mukuba gamuhikira boshi kino kihugo kitukiri koko riwangalonga amisha ugalonga na mabi ngo some Zaburi ndatuza ngo some magambo yayo ndatuza ngo some Daudi ukundi yasinziri asezera umuhungu na amantuza nimutuze ibyo mumaze imisi mucamo nimutuze mutuze tuza cecekesheje inyanja ikiri imbere yawe ngo niguheza inzira igenda umugongo inyanja itukura nayo niguheza inzira utambuke ibintu byose nibituze utambuke mahoro uryame mahoro ukora business mahoro kuko ibintu byose nugutuza nugu sukuma Yego. nizo mbaraga nubwo bwiza nizo gikorwa nubwo butabaza nugutuza ijambo rijongeho haleluya tukiganyire nari maze kurivuga ijambo ryongeho ni muryumve ukomeze umutima Daudi yaravuze ngo nzakomeza ijambo ryawe mu mutima arongera nabivuga ngo nabika ijambo mu mutima kugira ngo ntazongera kugucumburaho iyo wakomeje ijambo mu mutima ibintu bigenda neza kandi umutima wawe ugatuza abantu bafite ijambo imitima yawe biratuza mwe mudatujije mwese abadatujije mwese nimugaruke mu ijambo kugira ngo mutuze mfite silence je matayo sifitemo gushidikanya hakika naratujije kubera nde kubera jambo bibiri ijambo ry'Imana rirambwira ngo umugabo witwa Daudi ngo waramutaye naho bamutaye bamwijishe mu gisubizo cye mvuga aya magambo isi zagira iguta ariko Imana itaraguta Yego. tuzagira ikibazo Hallelujah. munyugo we ndanezerewe cyane ndanezerewe rugoro umuri urate
mu ishamba, naho kumuta mu ishamba agiye gukora ibikorwa bituma yinjira mu rugwiro, muri presidence. Akora ibintu bitatu. Icambere Dawudi ntiyarangara, icya kabiri akora mu gihe cye, icya gatatu akoresha ibikoresho afite. Ndagutangarije umuntu wese ukomeje umutima, nta muntu Imana yaremye ku isi udafite ibikoresho, kandi nta gikorwa buzira ibikoresho, nta no kuja mu ijuru buzira ibikoresho. Yesu yatumwe nk'igikoresho, yabibwiye umugabo witwa Hanani mu Byakozwe n'Intumwa. Amagambo akomera amubwira ngo Hana, ndabigutangarije icyana no ku 15, genda umanuke uhura n'umugabo witwa Sawuli, namubonekeye ni igikoresho cyane. Hanani aravuga ati no, uwo n'umwicanyi. Uko abantu bawe bakubona naho bagutaye n'abantu, ariko Imana iko yakubona uracyari igikoresho kandi uracakora ibintu bikomeye. Uzingatiye ibintu bitatu, numara kubizingati Imana izaguhindura mu muntu ukomeye. Ndi mu topic ivuga ngo witinya mu baseka nawe uracyaseka. Nafurahia baraka zote za ulimwengu wa roho, karama hizo nalizipewa katika kufa kwa Yesu. Hakuna gana shaka umwe, hayatakuwa manunguniko, na kaumo ninastarehe ni heri sana milele. Hakuna oga na shaka umo, hayatakuwa manunguniko, na kaumo ninastarehe ni heri sana milele. Uvikitagas Daudi ngo akajipanga sawa sawa. Iyo umuntu aje gukora umurimo yipanga neza. Muri mind ye. De muri plan. 3 mu gutegura none na ejo hazaza. Nawe iyo udaplaninze habe na entre irakugora, sorti akaba riba nishi, uba wapanze ibintu nabi. Ijuru kuturema yarapanze, kurema inyamaswa yarapanze, kurema abantu yarapanze. None urashaka kugirirwa neza kandi warananiwe gupanga. Bwira uwo mwicanye ngo panga ibintu neza. Panga ibintu neza. Haleluya. Daudi ntangwirasa arashanyagura. Sokuma idumu ngorize nayo arashanyagura. Abantu ndi bamenya makuru, tukifuza ko abantu bamenya makuru yawe. Igihe nikigera amakuru yawe ni yazavuga, kuko nta muntu ubuzira amateka. Abaswera bango hakuna mtu bila historia. Ijuru zarikora igitangaza. Igihe kigeze ba Eliabu barananirwa baba barananirwa, abantu basananirwa. Nawe igihe cyo kunanirwa ari icyo gihe cyawe, ari cyo gihe cyawe, ari cyo gihe cyawe. Alolo selo meta tenokes. Hari gihe cyawe. Bibiri irambwira ngo ijuru rirataba. Yego. Riramanuka. Daudi ngo agera kwase, ngarangesha aramubwira ngo genda uje gusura bakuru bawe. Naho ngigihe cyageze. Reka ngubwire, abantu nibo bazakwirukana kandi abantu nibo bazagutuma. Naho kugutuma bazagutuma mu bushabo, naho Imana yagutegurije kukwinjiza muri gisubizo cyawe. Reka ngubwire witinya, mubase kuyumwaka n'indi nyakizase. Ndakurahiriye. Haleluya, haleluya. Nawe uzaseka. Ndanezere matayo. Bekupfukama ndanezere. Iyo turyamye dusinziriye, cyangwa iyo tugenda mu mihanda, turindwa n'imbabazi zayo, turindwa n'urukundo rw'Imana. Daudi umugisha wiri mu magambo 3 muwumve. Ijambo rya mbere ndi yarangaye mukoresha ibikoresho bye. Ijambo rya kabiri ngo abasangwe se nta kumwami yavuze uzosubaza amateka. Ese nta kwijuru ryavuze abantu basavuga ariko ujubasa. Ariko nezero cyane. La cité pipas quitte le côté. Ta visine ma atostipation. Nta kumwami yavuze. Tiyabaza ngo se nta ko general yavuze. Nta ko ministre w'ingabo yavuze. Yamava ngo se nta ko president yavuze.
abagabo bazi kubaza nubaza amakuru ntukazabaza amakuru yo mu bijyogo ntubaza amakuru yo mu makartie zubaza amakuru yo muri presidence no muri ministere yiteza mbere na communication hari uzoza ushakira amakuru tukazubaza amakuru ahantu hakiriritsa hamutokura amakuru niba kubaza amakuru ngo amakuru y'ibintu bidafite na mwelekeo uzoza amakuru Daudi aravuga ngo akana kadirisha mbonye yinjiza umutwe reka ngubwire ndukatekereze ngo imiryango ikinguke ngo uzabaze kubaza amakuru nubona gusa kadirisha uzahenangukireyo hanyuma uzasanga y'umuntu uzamubaza zaguheza adresse bibiri irambwira ngo arangiza baramubwira ngo umwami yaravuze ngo uzisha uyu mufilisti azashingirwa umukobwa w'umwami Dawudi aravuga ati okay nta ngwano zizatangwa hano reka ngubwire hari ibindi tubona kubera kumenya gukora ku gihe no gupanga ibintu no kumenya ahantu wabariza amakuru ndabatangarije isi yose ni mumenya ahantu mwabariza amakuru kipeste enko metatanda lavanda ngo arangize bamuheza imyenda reka ngubwire ibyo umenyereye kuririmbiramo nibishawe umunsi wawe inzozi ni wowe ruhari abandi ndi bari bahari ni wowe n'Imana umunsi Imana yaganirije umugabo witwa Joseph bakuri bamwita Karose ngo arangize baramugurisha ibyo ngibyo simbitindaho bakora ikindi gikorwa gikomeye bamujana muri prison amaze gufata ku ngufu noneho Joseph kugira ngo azabe premier ministre w'igihugu nuko ngo yamenye ko afite igikoresho umunsi uzasuzugura igikoresho ufite ntaho uzagera ndagutangarije ngo witinya reka kurira mu baseka nawe uracyari mu mubare hariho kalendiriya y'ijuru irahari si yabene wanyu bayanditse yeje kuba bujara bayanditse cyangwa banyikorome ntiwari kugira ikibazo ariko ndagutangarije batayo ntabwo bankigira ubwo dufite kalendiriya yanditswe n'ijuru kandi nta mwene wacu wari urimo ndakurahiriye nta mukongomani wari urimo nta mugandi wari urimo nta muzungu wari urimo n'ijuru tuza Hallelujah. Pes fiza sipe passe bibiri irambwira ngo arangize ngo akore gitaramo gikomeye Daudi ngo tera injambwe muri zaravuze ngo tera intambwe wisubira inyuma turi mu rugendo yamabanguka kuvuga ukumeze nibyiza aramubwira ngo haya mambo se kuyazoe ibi ntabwo nabimenyereye ibikoresho ufite warabimenyereye sente ucuranga warabimenyereye kitaro ufite cyo nico gikoresho cyawe ijwi rya soprano ufite cyo ni gikoresho kuririmba aritona tenare na base ni gikoresho reka ngubwire shimi wize ni gikoresho reka pedagogy ni gikoresho science ni gikoresho philosophy ni gikoresho n'ugita uzabutaye ubuzima bwawe bwose ndazamutse muri aya magambo bishuriwe n'umuka ijambo rya nyuma Imana itanga iyo umaze guhumurizwa n'Imana uhagarara mu ijambo igiswahili kivuga ngo kuba hodari ariko ikinyarwanda kiravuga ngo ubintware none ikinyamurenge kavuga ngo uzabanguke kuba hodari uzabanguke ukawe uzabintware iyo umuntu amaze kumenya ko ari intware Dawudi aravuga ngo ahangaha ni ukugikora kigasobanuka imitwe yaravuze ngo kieleweke ngo akore igitaramo gikomeye ni kigi kigiye kuvuga ngo arangize ngo agenda muri pasi aravuga ngo njewe ndi uwanyuma ngomba guca umutwe kugira ngo umbe umutwe yabikuye mu gutegeka kwa kabiri impamvu ya Nyakati gutegeka samahani sana mu gutegeka kwa kabiri ibice 28 no murongo wa 12 aravuga ngo muzaba umutwe ariko ndi muzaba umurizo Daudi amasura muri pasi aravuga ngo Imana niyo yavuze muzaba umutwe nuganda kwishamba abantu bavuze tuzaba umutwe ariko nuganda kwijamba Imana yavuze uzaba umutwe icongeyeho nukoresha ibikoresho mu gihe cyawe ugaca umutwe uzaba umutwe Daudi aca umutwe abagore banyesere bose bararirimba baravuga ngo Daudi Sauli yishe ibihumbi nawe Daudi yishe inzovu abantu bagiye kuzaririmba ntibazaririmba utagize icyo ukora nta uzuririmba nta bantu bazabaririmba batabonye icyo wakoze ushaka gushaka kandi yongera kuvumerera koresha ibikoresho wahawe n'Imana hanyuma ucumutwe w'ibibazo cumutwe wa karande cumutwe w'ibigaragazo cumutwe wibisa n'ibikugoye byose uce nurangiza umutwe ivuyeho umuntu abatuye warangiza cumutwe
ngo bumutwe ntabwo uzaba umutwe udaciye umutwe wasomye amagambo y'Imana gira ndangize yakenda kuririmba aha ni muhimana icubahiro ndanezerewe Matayo esa namwe mumvise ko umuriro wamanutse Yesu alisema mimi ndimi njia ya kweli na uzima wa milele. Yesu alisema mimi ndimi njia ya kweli na uzima wa milele. Yesu alisema mimi ndimi njia ya kweli na uzima wa milele. Yesu alisema yoyo mimi ndimi njia ya kweli na uzima wa milele. Thomas aliuliza mimi ndimi njia ya kweli na uzima wa milele. Yesu kawaambia mimi ndimi njia ya kweli na uzima wa milele. Yesu alisema mimi ndimi njia ya kweli na uzima wa milele. Niyo nzira umugabo witwa Ibrahimu amagambo atatoye. Ijambo rya mbere yagize ibyo ijambo rya kabiri akomeza isezerano. Abantu kubera kurambirwa no kunanirwa isezerano bararitaye. Isezerano ry'Imana nubwo byagenda gute tirizahera. Gerardine yaririmbye neza aravuga ngo icambere ntabwo ujubesha oya, icakabiri ugira imbabazi, icyagatatu ijambo wivugiye ubwayo uri kurikirana imyaka igihumbi, tagacu ko guhinduka namba kaku haragarako. Komeza isezerano rya gatatu ngo arangize ngo akomeza kumvira ijwi ry'Imana nubwo yasaga n'uteshutse ariko ubwo yaganiraga n'Imana akagaruka mu gicaniro. Imana ico yavuze ntizi gihindukaho. Abantu bazagira ibyo bavuga bizagira igihe birangire, ariko Imana nivuga tijihinduka. Amagambo akomeye Imana iramubwira ngo uzabasekuruza w'amahanga ngo irangize imuheza iryo sezerano. Abrahamu ngo arangize ararambirwa. Nimureke kurambirwa, kubera kurambirwa korerere asangiza umugore isezerano ngo Imana yaravuze. Arangiza umugore aramubwira ati dore n'imihango y'abagore byararangiye. Rembabwire n'abantu bareba imihango n'abadokiteri, ariko Imana yavuze ifite dikota ahibitsa abantu. Muri dikota ahibitsa abantu nta muntu n'umubayo. Imana yonyine yivuze ngo urabyara. Hari igikorwa ngiye kuvuga hano gikomeye. Bibiri ijambo ry'Imana rirambwira ngo ijuru ngo riratabara ibintu bikomeye cyane. Ibrahimu abyarira Hagari, abyara Ishimayeli, ariko mu kubyara Hagari na Ishimayeli iminsi iragenda haboneka igikorwa umunsi yabyaye Isaka, kandi Ishimayeli nawe amaze kuvuka. Noneho Sara ngo araseka ngo avuga ijambo, aravuga ngo ndasetse Imana irasekeje, ngo n'abantu ngo bazumva aya makuru ngo hakika ya Mungu nabo ngo bazaba musada support yo kugira ngo nabo baseke. Reka nkubwire hari Imana igiye gukora ku buzima bwawe useke, nurangiza n'abatakuzi nabo bagufashe guseka. Mubaseka wowe nimba utasumva nimba utanabyizeye jewe mbirimo kandi ko ndabigendamo sizanabivamo nzanabikoreramo nzabigumamo kuzageza impanda ivuze. Amen. Hallelujah. Heta some tipe pasi. Hallelujah. Bakora igikorwa gikomeye cyanejeje. Ijambo twasomye ngo umuhungu wahagaye ngo atangira gusa nugirira Sara nabi. Nusome ico gice cya 21 hari amagambo ngiye kurangirizamo avuga ngo abwira Ibrahimu ngo tumwirukane. Irukane abantu basakwirukana, ariko harashari umugabo utazawirukana abantu. Uwo mugabo so ko pesa karege hari umugabo utazawirukana abantu, ntazawirukana abantu. Bene banyu bazakwirukana, banyakorome bakwirukana, bamasenge bakwirukana, banyabukuru bakwirukana. Hari umugabo
utaza wirukana abantu haba mu ijoro imvura yagwa abantu bakwirukane ariko Imana ntije yirukana. Hallelujah. La 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 ngombe za Jeriko Sawa sawa zawelare sawa ngombe za Jeriko sawa zawelare. reka nkubwire makuru sikia umve neza. Sara niwe wirukanye ariko Ibrahimu ntiyirukanye. Aravuga ngo kuva ngira intambara n'umugore kandi ariwe navanye muri Uriya bakaruta neme y'ibisho yavuze iby'Imana yambwiye sinabiye agaciro ninjira muri herere reka mbikore ariko ngo ahishurirwe ikintu gikomeye ngo amuheza imvumba y'amazi sukuba ngo amuheza n'umutsima bisobanurwa ngo imvumba y'amazi Yesu yaravuze ngo nishe amazi y'iki y'ubugingo sukuma ngo amuheza n'umutsima Yesu yaravuze ngo n'umugati wavuye he mwishu. Okay, abo muhaye ihamba ariko igitangaje ngo bagere ihamba irarangira bageze mu butayu bwa Berisheba. Hari ibyo abantu bazaguha kandi nugera ahantu bizarangira ariko ibishimana Imana izaguha nuko uzagera mu butayu. Danazara bamatayo abantu bazaguha nibagera ahantu birangira ariko sitowe Imana izagutekerera. Nimuvuga ngo sitowe ukuri kwa Mungu ni gutekerera Imana tibije birangira muri Berisheba mu butayu. Umugore areba ruguru abura igisubizo, iburasirazuba abura igisubizo, iburengerazuba abura igisubizo, iburyo n'ibumoso abura igisubizo. Ngo asiga umwana ngo aho umuntu yotera umwambi ngo asize amutayeho kandi ngo mu gihuru. Ijuru naryo ravuga ngo nubwo umutayeho jewe sindamuta kuko nawe akomoka mu rukiri Rwanda rwa Ibrahimu. Ni Sara wavuze ngo birukane ariko jewe na Ibrahimu nditirurukana. Ikimenyesha ko Ibrahimu atirukanye nuko yamutekereye iki imvumba y'amazi amuheza niki n'umutsima ari wo mugati. Bibiri irambwira ngo amaze kugerayo ijuru ngo riratabara, ijuru ngo ritabara ngo tijumva nyina jumva kurira k'umwana. Reka nkubwire hari amarira wayurira Imana ishobora kutayumva ariko umwana wawe yitwa Emakile narira Imana izumva. Amarira ya Ana yavuyemo Samweli, amarira ya Sara we yavuyemo Isaka, Yosefu wari mu ngoyi yabaye igikomangoma. Tawakwiringira Imana we imuhemukire nawe yikoreye wakogwe n'isoni. Wararize bihagije ugera naho wiheba ariko Imana iravuze uhumure ndakwibutse irabibutsa kika. Tawakwiringira Imana imuhemukire yokowe hawayikoreye wakogwe n'isoni. Yewe mwezi Imana icyubahiro ndatanga haleluya 3 zirakora igitangaza ku buri muntu wese uraha nuzumva aya makuru y'ubu butumwa. Ijuru riramanutse. Haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Imana ngo imanuka kuri Hagari imukorera ibintu bibiri. Icyambere imuhumura amaso. Imana iramanutse topic iravuga ngo witinya mubaseka nawe uracaseka. Ngirangize iramubwira ngo reba iburyo bwawe ngo imufukurire iriba kandi uwo riba ninde? Nta wundi ni Yesu. Muri byo ngo tuvuga nta wundi ni Yesu. Niwe risema ryanzwe nabubatse kandi ku Mana ryaratoranijwe. Ndangije nkubwiye ayo magambo nubu butumwa nakuzane nimara ngusengere iminota mike hanyuma uryamane rino jambo uritekerezeho ibiha bikuriza witinya mubasekura cyaseka. Ngo arangize iramubwira ngo genda uje kureba umwana ngo afate umwana wiwe aho bagutaye n'abantu bagutaye ariko ijuru ntiriraguta
kandi abantu niyo bagutekereye ibyo bagutekereye byarashize ariko ijuru rigiye kugutekerera ibizagutunga kugeza mu gisekuruza cya kane nayo makuru nahawe nijoro kandi mugene muyakomeze general yakomeje n'ubu abana bameze neza n'umugore ameze neza kandi ndabivuga ndashidikanya nta kujuru itagize mvuka mu bibogobogo ahandi mu giturage ariko ijuru ngo rize kuseka erawe ngo mata ngahegenda ubu umushumba n'ubu ndi umushumba nyoboye abantu ibihumbi reka ngubwire aho uvuka sico ikibazo ndiwataye ibikoresho ikibazo ndiwayugenda kure n'umwanya wawe reka kureba ibindi by'abandi reba ibyawe kugira ngo ureke gutinya ubushinjiremo ukoreshe n'ibikoresho byawe Imana kugira ngo irite igusetse ndasense naona pendo kubwa mno latoka kwa Mwokozi wangu ni tele kama maji mengi yatembeyayo baharini yanitolea tumaini ya kwamba nitatiwa nguvu na niwe muhodari katika pendo la Mwokozi. Ndagushimiye Mana kuri ubutumwa bwiza ubana n'abene data bose bazumva ubutumwa n'abaraha uhindura amateka yabo bareke gutinya kuko ni cyo kinyejana cyo kugira ngo tugirire neza ushimwe kuko bikoze mubaye batinya nibahumurike kuko mubaseka nawe ari mu mubare hariho kalendiriya y'ijuru itaragira ikibazo n'ubu iracyakomera kureba abera bose kwisi igihe cy'umuntu wese urahanga n'uri wese uzakurikira ubutumwa mu gihe cye n'isayi azagenda ahumurike areke gutinya ab'intwari kugira ngo ico wateguye ku buzima bwe gikoreke urwaye nakire ufite ibibazo nibikemuke uwayize nagenda ahozwe nawe nurangiza umusetse ndagushimiye kutabaye kandi kukoze bitangaza mu izina rya Kristo wari mu ijuru n'isi amen.